Hello beautiful people, meze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye gukorana crepe. Turakoresha amagi 4, dukoreshemo ifarini ibirushe 3, dukoresha amata, nakoresheje akarahure nakoresheje gapima santilitiro 30, nakoresheje tubirwe ni santilitiro 60, ushyiramo n'akunyu gake, ugashyiramo na breba y'ifite urayiyengesha ugashyiramo. Sange nari mfite nakoresheje ubuto busanzwe. So nongeye kuguha ikaze rero wahisemo gufungura iki kiganiro. Welcome again, welcome to my YouTube channel. Niba rero uri mushyashya wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu, ugakora no kunzogera ya buri gihe uko dushyize ikiganiro gihita ukibona. Niba nawe warakoze subscribe, thank you so much, warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ikindi nagusaba ni uko wakora comment, ugakora like, ugakora share. Ikindi ni uko wareba iyi video kugeza irangiye kugira ngo ibintu tugiye gukora nawe nubikora bizagende neza. Angahe murabona ndimo ndakora nihuse cyane, ndi gushyiramo hariya nemaze gushyiramo ifarini nabanje gushyiramo ibirushe 2 kugira ngo bitaza amata ataza kuba mu makeya. Nshyiramo ibiyiko 3 by'isukari, nshyiramo n'agace k'akayiko k'umunyu. Hano ngiye kumenamo amagi rero ndaza ndavanga kugira ngo bya bintu navanzemo isukari, umunyu, ifarini byivange, nkubitiramo amagi. Hano kwari kugira ngo byihute, ushatse wagenda ugakoroga amagi ukaza kuyasukamo ukaza gutyo nyine, ariko aranagira ngo byihute ko mbaga nshaka kurya nari natinze. Murabona rero ko byasaga maze gushyiramo amagi. Anga ngiye gushyiramo rero n'amata, ndi ku speed kenshi katari umva kigira recipe. Anga rero maze gushyiramo amata kugira ngo uranze ugashyiramo, niba wabanje hari ukuntu kubiri, ari kubanza gushyiramo ifu ngakorera nabikoze, ubanza ugashyiramo ifu nkeya kugira ngo amata ataza kubana make. Niba wabanje gushyiramo rero amata, uranze ugashyiramo ifu nkeya, ukajya ureba wabona bitari gufata nk'uko ubyifuza ukongeramo ifu. Gutyo nibyo byiza kuruta kuvuga ngo ibintu, kuko ntago ushobora gupima ibipimo ntibihure, ariko ugenda wongeramo ifu bitewe n'uko uri kubibona. Aha rero ndimo ndavanga, ndimo ndakubita ku speed kenshi, ariko bisaba ingufu. Utabibona kugira ngo ugire ngo bisaba kuba kako kari kameze neza, gafite ingufu, kari tayari, katari buze kuruha vuba. Murana ndimo ndakubita ku speed kenshi. Ushobora kuba ufite kara kamashini bacomeka gakora izino bolo, nago n'ukuntu kitwa, wagakoresha. Utagafite nanone wakoresha akangaka kandi gukoresha ugakubita kuri speed nyinshi kugira ngo ifu biriya bintu by'ifu bigize bireke kugira biriya bimumbe by'ifu byagiye bisigaramo kugira bize gushiramo neza. Ari nandi kujya ngenda nongeramo ifu kugira ndebe ese igipondo nifuza cyabonetse cyane cyabonetse. Ikindi ndashaka gushimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel, buri muntu wese ukomeza kuduha views, buri muntu wese ukomeza gusharinga, umuntu wese ukomeza gukora comment,
umuntu wese ukomeza gukolayikinga izi video dushyiraho, Imana ijye iguha umugisha. Nongeye kugushimira, mfashe umwanya ngo ngushimire, umve ko muri abantu banjye, muri mutima zanjye, Imana ijye ibaha umugisha. Rero ikindi ni uko wajya ureba video ikarangira ntuyicemo kabiri, nicyo kintu cyiza kiba gihari. Aha rero nakomeje ndakubita ku bwa speed kenshi, uko muri kubona rero nakomeje ndeba ko igipono nshaka cyabonetse. Angana rimaze kubona ko ibimeze uko mbyifuza. Ikindi nakubwira ni uko uzirinde kubifatisha cyane, uzirinde kubigira ibintu bifashe cyane, kuko iyo bifashe cyane ntabwo biguhereza crepe nyine, biba bimeze nka capati n'ubundi isanzwe. Hano rero nahise njya guterekaho, uranyihanganira agafotage ntangira guterekaho nakabuze, ariko hano nari nateretseho, murana hirya arizo namaze kwarura. Hano rero ukoresha utuvuta duke ku ipanu n'akariro gake, ukoresha utuvuta duke dushoboka pe, ko ntago uba ushaka ibintu nyine birimo amavuta menshi, kuko iyo ushyizemo menshi biza birimo amavuta ajojo ukuntu kutari kwiza, bitumutse nyine, bifite ukuntu bitumutse. Rero iyo ushaka ko biza yumutse neza fresh, ukoresha amavuta make cyane. Iyo ufite kariya karoso basigisha uragakoresha, cyangwa ufite kariya gacupa gaspraying amavuta ukagakoresha, ariko njye nta nzu nari mfite, nakoresha agafuniko k'icupa nsanzwe mbikamo amavuta, nshyiramo kugira ngo mbone utwo dusuka dukeya. Ari nari ndi kureba bisigaye kugira ngo ndangize, kuko nari maze kuruha numva nshonje, numva ntazi ibyo ndimo. Ubwo nari ndi gushyiramo nkapfundikira nkategereza kugira ngo ikomere neza, ariko mbabwiza ukuri nagiye kurangiza nahiye, kubera ibintu nihaye byo kwigira umuntu uri seri cyane ngo ukomeye intoki, ngo uri gupfunduza intoki. Uyu mufuniko nagiye gusoza wantwitse bitabaho. So ahangaha rero ntegereje gukomera, ntegereje ko bigenda neza, ndetse tugahita dutangira kurya crepe zacu. Murabibona ko ziri kugenda uragira ukajya uhindura, ukareba iyo imaze gufata hasi urahindura, ugategereza ko n'uruhande rwari ruri hejuru narwo rugira rukomera, rukamera fresh, kugira ngo kuyirya bimeze neza, iryoshye cyane. Ikintu rero nakubwira ni uko izi crepe umva zari ziryoshye, nongeye mbwiye ngo zari ziryoshye cyane. Nubwo zahiye nyine nashonje, ashobora kuba wenda ari inzara yatumye numva ko ziryoshye, ariko zari ziryoshye. Nawe uzazikore uzambwira, uzumva ukuntu zaba ziryoshye cyane pe, zaruta 10/10. Ubwo ndi kujya mpindura kugira ngo ndebe bimeze bite, ndebe hasi byakunze. Ahangaha rero nari nsoje,
aka ni akanyuma nari ndi kwarura ndi kuvuga ati wawu ibintu bimeze neza ni amahoro, ndakarura nako nkakuraho ndazimya, then ndavuga ati tugende noneho ngo twajya kurya, dore ngizi za crepe zacu umwana ukuntu zisa neza ziraryoshye. Thank you so much mwakoze kunkurikira, Imana ibahe umugisha cyane, ndabakunda, Imana ibahe umugisha, bye bye.